wari ubizi. Shalom shalom bakunzi ba wari ubizi, turagarutse tubazaniye cya kiganiro cyanyu mukunda cyane cya wari ubizi. Nkuko mubizi mugitegurirwa n'ishengero rya CS mukagishikirizwa na jewe Sandrine Uwimana. Rero nagira nsubire ndabibutse programme z'ishengero. Turasenga misi yose kuwa gatanu isaha 2 8 pm gushikana isaha 5 ari 11 pm. Tukanasenga no kuwa Mungu kuva isaha 4 10 am tugashikana isaha 7 1 pm. Kaze muri benshi dusangira imigisha. Nkuko rero mubizi uyu munsi dufise umushitsi, kandi uwo mushitsi tugiye kuganira ku bintu by'agaciro, ibintu byingira kamaro. Uno munsi dushobora kubahindurira gatoyi ariko ndazi ko muza kuryoherwa. Imbere ko ngira ico mvuze reka mbanze ndamubereke. Karibu umushitsi wacu. Murakoze cyane Mama Sandrine. Nibaza ko benshi muramwibuka, sijya mbere n'uwacu, sijya mbere atubereye umutumire, kandi nukuri turamufise, twamusanzemwo ingabire nyinshi kandi tushaka kubasangiza kugira ngo namwe muhezagirwe. Haleluya. Ego, imbere rero yuko dutangura no munsi dufise topic yacu, turavuga ku rukundo. Turavuga ku rukundo, urukundo rw'Imana, mbega kubakunda Imana, urukundo rw'Imana. Hari n'abandi bavuga urundi rukundo. Murabizi inkundo ni nyinshi, ariko no musi turashaka tuvuge inkundo zibiri kugira ngo twumve neza n'uruhu umukristo abwirizwa gukurikira. Ego, rero kubw'ivyo hari ijambo nabateguriye ritoyi nashaka ko dusangira. Abantu benshi bararizi, abantu benshi bararimenyereye, ariko no musi ndashaka tuginjiremwo cane kugira ngo dutahure. Turasoma ni ijambo riri muri Jean 3:16. Abantu benshi bararifashe ku mutwe, riri muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 16. Riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo arigo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ngo ntazapfe rubi ngo ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mumama, turagiye tuganire kuri iri jambo. Turumva ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi, kandi urukundo nigo uyu munsi duhora turaruvuga, nigo tubamwo, nigo tugenderamwo. Ariko hari igihe tugera ahantu mu kwezi kwa kabiri, hari itariki bavuga ngo ni itariki 14. Ni itariki 14? Yego. Hari urundi rukundo abantu bahora bibuka. Ubu rero turashaka mama utubwire ubwo rukundo nigo Saint Valentin. Turashaka urutuganirize ko hama tubihuze n'iri jambo nanje mpejeje gusoma, twumve izo nkundo zibiri ni ayahe matandukaniro, niruhe ko ku mukristo akwiye kumva ko ari go rukundo yahora yibuka. Karibu. Murakoze cyane Mama Sandrine. Amaze gusoma ijambo riri muri Yohana 3 umurongo wa 16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu Kinyarwanda nuko rivuze, ariko risigura kimwe no mu Kirundi, ntaho bitaniye cyane. Mama Sandrine yaravuze ku bintu byerekeranye, waruvuze ku rukundo. Uru rukundo rwa Yesu rwo rurenze izo tubona ahangaha mu isi. Tugiye niba navuga ngo muri filozofi cyangwa hariho inkundo zigera muri 3 ku isi zitandukanye. Amazina yazo ndumva hari urwitwa philia, urumva harimo feelings, ari rwo tuza no kuvuga aho tuza gushyira muri Saint Valentin cyangwa se kuri uriya munsi wa le 14 février bw'abakundana bakana ama gift n'ibiki byose. Hariho urukundo bita eros, ari rwo rukundo ruba ruri hagati y'abavandimwe, musaza na mushiki. Urukundo bakundana rutandukanye na ruriya rwa philia ruzamo ibintu by'ama feelings cyangwa se by'ibigumbagumba by'ama emotion.
kandi rugatandukana noneho no agape. Agape ari rwo rukundo rw'Imana, ari rwo umaze kuvugaho, ruri Imana yagukunze nanjye ikankunda, yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ruriya rukundo Imana yadukunze ni urukundo rutwikira twese, ari rwo rukundo ruri mu Bakorinto ba mbere hari ibice 13 sinibuka neza, havuga ngo urukundo rutwikira byose, rubabarira byose, rwihanganira byose, ntirutekereza ikibi ku bandi, ntirucira imanza abandi. Urwo rukundo ni rwo rw'uri Imana yadukunze, ariko biragoye kurubona mu isi, biragoye kurubona mu bakristo no mu bantu muri iki gihe cya none, muri isi ya none, kandi ni rwo Imana idushakaho. Urwo rero rutandukanye na rukundo rwo kuri Saint Valentin duherutse kubona mu byumweru 2 bishize, abantu bagurirana amafleur rose, indabo zari zacicikanye, ngira ngo amahoteli yari yuzuye ibyumba byo kuraramo byabuze kubera Saint Valentin. Urwo ntabwo ari rwo rukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, rutwikira byose, rutabona ikibi ku bandi. Turaza kuruvugaho mu kanya. Ndumva dufite byinshi. None mama Fabiola, mbere y'uko urwo rukundo nyine turudevelopa, uwo muntu yitwa Saint Valentin, kuko twumvise ko urukundo rwa Yesu, urukundo rw'Imana ariyo yaduhaye Yesu akadupfira ku musaraba, ngo yari umwana umva ngo w'ikinege, iramuduha, iramuheba, iravuga ngo sinzi nk'umuvyeyi wishire mu kibanza umwana wawe ufise ari umwe, buri ufise ari nka babiri bapfuva uti uyu ndamusigaranye, ariko uravuze uti umva kubera urukundo nkunze bari mu isi kugira ngo batazarimbuka, reka mbahe ico nari nishigikirije mfise unique. Wewe wishire mu kibanza ico gihe, ubwo rukundo valeur yago. Rero uwo muntu ni Imana yaduhaye uwo mwana wiwe. None uwo muntu Saint Valentin ni giki yakoze kugira ngo koko urwo rukundo isi yose, urumva nje iyo ndabiravye ndi kubona ahubwo isi yarutishije gwa rundi Imana yaduhaye, kuko nigo baserebra cyane gusumba urunyene arigo twabwirizwa ahubwo kwiyorosa tukisasira. Uwo Saint Valentin ninde yakoze iki kugira ngo icyo kintu cyamamare, byatanguye gute? Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Noneho ubu rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Sandrine avuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo urukundo rw'Imana ruriya yakunze abari mu isi cyane, bigaragara ko ahari rwo ntabwo turabona baruselebratinga ngo umuntu avuge ngo reka celebrating urukundo Yesu yankunze bikwire ku isi yose, kuko muri iki gihe ho hari n'abahakana ko Yesu yabapfiriye, hari abahakana ko Yesu ari umwana w'Imana, kubyizera biragoye. Ariko noneho reka tuvuge kuri aka kantu wari uvuze ka Saint Valentin. Saint Valentin ni muntu ki, byavuye he? Hari ibintu bimwe twica cyangwa se dukora bitewe no kutabimenya, cyangwa se kuko isi yahururiye ikintu ugasanga n'abantu benshi baragihururiye, abakristo baragihururiye, umuntu akagikora atanazi n'impamvu, atazi ububwa cyangwa ubwiza bwacyo. Ariko wa mugani wawe nk'uko ubivuze, byaba byiza tuvuze kuri uyu Valentin yavuye kubera ko isi yose imuselebrating, atadupfiriye, atakintu yakoze, isigaye imwemera, ntawe umuhakana. Byavuye hano no tujye mu kiganiro nyirizina, aho Saint Valentin byavuye. Se hari n'abagira ikibazo, bamwe bakumva si umunsi mukuru abakristo bakwiye guselebratinga, abandi bakumva ntacyo twa ibintu nk'ibyo. Turabivugaho, numva turi bugire ikiganiro cyiza. Mpereye kuri uyu muhango cyangwa se uyu munsi mukuru wa Saint Valentin cyangwa se bita ngo w'abakundana, aho waturutse, wavuye mu by'ukuri i Roma. Byo ni ibintu byanditse, ibintu ngiye kuvuga ni ibintu byanditse umuntu wese yabona no kuri Google cyangwa se akoze research ashobora
kubona. I Roma hariho umuhango, habaho imihango ibiri. Ngiye kubanza mvuge ibice bibiri nkuko twavugaga ku nkundo ebyiri, na Saint Valentin ndayivuga mu buryo bubiri aho yaturutse. Bwa mbere wari umuhango hari umuhango wa gipagani muri Roma y'abapagani ya kera, mbere y'umwaduko w'abakristo, mbere y'uko ubukristo buza muri Roma. Hari umuhango bagiraga wa gipagani. Uwo muhango wa gipagani wari umuhango bitaga, nanditse izina ryawo, wari umugenzo cyangwa se seremoni yitwaga Lupercalia. Lupercalia yari iki rero? Iyi Lupercalia yari umuhango nk'uko mu Rwanda cyangwa se mu Burundi habaho imihango ya buri mwaka ngarukamwaka. Uyu nawe wari umuhango ngarukamwaka, akaba yari umuhango wakorwaga mu gihugu hose, mu gihugu cy'i Roma. Batambira ikigirwamana, bicaga ihene n'imbwa. Ni inyamaswa ebyiri bicaga, n'imbwa nayo, ihene n'imbwa. Kandi umutambyi wicaga izo nyamaswa ebyiri bamwitaga Lupercus. Bamwitaga Lupercus. Uwo muhango ukitwa Lupercalia. Noneho Lupercus iyo yabagaga izo nyamaswa ebyiri, iyo hene n'imbwa, ihene icya mbere ngo yatumaga abagore batwita, bataba ingumba, kandi ngo igatanga uburumbuke. Iyo hene igata amaraso yayo agatuma ngo igihugu cya Roma kigira uburumbuke kandi ngo kikezwa. Bafataga ayo amaraso y'imbwa, noneho nayo yabaze akajya kuyamena ku kigirwamana, icyo cyitwaga nyine Lupercus. Akayamena kuri icyo kigirwamana, bakavuga ko bagitambiye ibitambo. Yari imihango ya gipagani, nk'uko mu Rwanda cyangwa mu Burundi bagiraga ngo za ryangombe, babandwaga bagaterekera. Noneho iyi hene babagaga yagiraga ikintu, uruhu rwayo bararufataga bagakatamo utuntuze duto tw'utugozi. Utwo tugozi mu rurimi rwabo batwitaga febra, cyangwa ariho byavuye, batwitaga februa, ariho byavuye February. Ako gahu rero baragafataga bakakacamo, umutambyi akagacamo nk'utuntu tumeze nka gutya. Abagore bose b'i Roma bashatse n'abatarashaka, umuntu wese w'igitsina gore akagenda akegera wa mutambyi. Uyu munsi mukuru wamaraga iminsi 3, guturuka ku itariki 14, 13, 14 na 15. Uwo mutambyi yamara kwica izo nyamaswa akagenda azenguruka hose i Roma akubita na twa tugozi tw'uruhu tw'ihene. Abagore bose bakamuza imbere akajya tubakubita. Ubwo umugore yabaga dukubise, bimeze nka ya mihango yo guterekera yo muri Afurika mu by'ukuri, kubanga kugira gute, akatubakubita. Iyo yakamukubitaga yabaga azi ngo amuhesheje umugisha wo kubyara, ubwo ntazaba ingumba, kandi najya no kubyara ntazababara. Ngibyo byari ibintu bibiri ku bagore, kugira ngo basame batazaba ingumba, kandi nibajya kubyara ntibababare. Ikindi cya kabiri ngo yari nko gusanctify igihugu, ngo bakuremo ngo evil spirit cyangwa se ngo imyuka mibi yabaga iri mu gihugu, ngo no kugira ngo mu gihugu habemo urukundo. Twibuke ko utwo duhu tw'ihene twitwaga February, bakagira iminsi 3 guhera ku itariki 14, badukubita 13, 14 na 15 badukubita abagore kugira ngo bajye babyara neza. Uwo wari umuhango wa gipagani, byarakorwaga bakumva i Roma ngo umuhango wa gipagani wakorwaga. Nta nubwo babikoraga bavuga ngo wenda ni urukundo, ni umuhango wakorwaga reka nkwite ngo wo kubandwa. Wo kubandwa wa buri mwaka wakorwaga muri uko kwezi kwa kabiri ku itariki 13, 14 na 15. Noneho rero ako kararangiye, kari akabapagani. Mu Cyongereza bakunda kwita ngo ancient Roman. Ni ibyo ngibyo byakorwagamo muri iyo minsi 3
y'ukwezi kwa kabiri 13, 14 na 15. Noneho nyuma haje kuza abakristo i Roma. Hajeho abakristo, hariho papa witwaga nde, ntabwo mba nafashe amazina, niyo mpamvu nkunda kwandika, kandi umuntu wese ukora research ni byiza ko yandika. Hariho papa witwaga Gelasius, ariko muri icyo gihe hakabaho n'umwampereri witwaga Claudius wa kabiri. Ubukristo bwaduka, tugiye kuvuga kuri Saint Valentin. Saint Valentin mu by'ukuri ni mutagatifu Valentin. Mutagatifu Valentin akaba yari umupadiri. Uyu ampereri witwaga Claudius wa kabiri yari inaha iwacu tubyita ngo babibaninze, yari yarakuyeho, yarahagaritse ko abasirikare bagomba gukora mariage, ntago bari babyemerewe. Noneho uyu mupadiri Valentin arangije yinisiya mariage, akorera umusirikare mariage, aramushyingira ariko mu ibanga. Mu kumushyingira mu ibanga, amushyingira ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Nubwo amushyingiye mu ibanga biramenyekana. Yaramushyingiye bitaramenyekana, ntago yamushyingiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ahubwo uwo mupadiri yaramushyingiye umwami abimenya, biramenyekana. Bimenyekanye, uwo mupadiri yicwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ariko mbere y'uko yicwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, yabanje gufungwa, ashyirwa muri prison ngo yandikira. Iyo ukoze research ubona ko hari umugore ngo yandikiye muri icyo gihe. None reba kwa kundi wandika ugashyiraho ngo from your love, from your husband, from your wife. None harangije we Valentin yandikaho ngo from your Valentine. Nko kwandika ngo iyi baruwa iturutse ku wawe, ntago ari umugabo wawe, uwawe Valentin. Inge gato, none ntiyari wa mupadiri siwe Valentin? Yego, niwe Valentin. Niwe yapfunzwe. Yego. Amaze gufungwa kuba ari mu gereza, nagira yandikiye umugore we yasize ko yari yakoze mariage. Ntabwo ari Valentin wakoze mariage. Nakubwiye ko ampereri wo muri iki gihe hano Kiroma witwaga Claudius wa kabiri yari yarakuyeho ko abasirikare bagomba gukora mariage. Valentin wari umupadiri muri icyo gihe aserebra mariage y'umusirikare mu ibanga. Ampereri abimenye aramuhana, arafungwa ndetse aranicwa. Ariho yaje kuba umumaritiri. Hari abantu benshi b'abamaritiri bitwa ba Valentin bapfuye muri icyo gihe, ariko uyu by'umwihariko Saint Valentin ari nawe bibuka buri 14 Février. Ngiki cyo yazize yuko yaserebriye ubukwe bw'umusirikare, kandi byari bibujijwe ko umusirikare agomba gukorerwa, ko bagomba gukora mariage. Aserebra mariage y'umusirikare n'umugeni we, birangije biramenyekana. Yabikoze mu ibanga, kwa kundi ushobora gufata umuntu ukagenda ukabasezeranya, kuko yari abifite ubwo bubasha. Kwa kundi na pasiteri, buriya ngewe hari ibintu njya mbona inahangaha muri bihugu byacu bikorwa cyangwa bisigaye biba ngo by'aba girlfriend n'aba boyfriend bakabana mu nzu bataheshejwe umugisha na pasiteri cyangwa na padiri cyangwa nande. Ngeje prefer ko bari abana bajya bagenda bomba ari babiri bakabwira pasiteri ngo duheshe umugisha, turaje dusengere, nta mafaranga dufite yo gukora ubukwe, niba ari amafaranga babuze, niba ari ibintu, ariko dusengere uduheshe umugisha, tubane nk'umugore n'umugabo, kuko baba ari abagore n'abagabo. Uyu mupadiri rero Valentin yanze ko aba bana babana gipagani. Reka mvuge ngo kubana bya boyfriend na girlfriend mu bana bupagani, kuko mu bana mutaheshejwe umugisha n'Imana. Ibyo bintu ntago bikwiye gukomeza kubaho mu bana b'Imana, ntago bikwiye gukomeza kubaho mu rusengero rw'Imana. Saint Valentin rero, uyu mupadiri Valentin
aserebura, arabasengera, reka mvuge ngo arabasengera, abahesha umugisha, aravuga ati ndemeje ko ubaye umugore n'umugabo ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Umugabo n'umugore baragenda, ariko bikozwe mu ki? Mu ibanga, kuko byari bibujijwe. Umwami empereur yari yarabikuyeho. Nubwo rero bibaye biramenyekana, burya nta kintu gikorerwa munsi y'ijuru kitazamenyekana kereka ikitabaye. Ngo bimenyekane baramufunga, bamufunze ndetse n'umunsi we wo kwicwa ubwo wari kuba 14 Fevrier. Ariko mbere y'uko yicwa yandikiye umuntu wari inshuti, ariko urumva yari umupadiri ntago bashyingirwaga, kereka ubundi kumva ngo bari gushaka kubirenuvera, sinzi niba bizabaho, ariko abapadiri ubundi ntibashaka. N'icyo gihe rero abapadiri b'i Roma ntibashakaga, noneho ubwo bari no kubuza abasirikare nabo ubwabo gushaka, ariko padiri ati ntibikwiye ko abantu, niba ntabwo yigeze asinyiriza inshingano, reka nshyingire abana bigendere mu ibanga. Icyo nicyo yazize rero Valentin, aricwa. Ariko mbere yo kwicwa nk'uko nabivugaga, yandikira uwo mudamu utazwi utaravuzwe hano, ariko iletre iragaragara, yanditse mu kuyisoza ngo ayisoza yandika uwawe Valentin. Noneho muri iki gihe mu kubihuza na Saint Valentin, babona ko Valentin yari umuntu ugira urukundo, babona ko Valentin yazize azira gukundanisha abantu, yapfuye azira urukundo, kandi yari umupadiri ngo ugira urukundo. Bafata n'iyo letre yanditse, baravuga ati iyi letre iragaragara nk'iri romantic, ngayo nguko. Noneho icyo gihe rero byaje kugenda, icyo gihe ibyo byabaye, Valentin yicwa yari mu mwaka wa 169 mbere y'ivuka rya Yesu. Noneho umupapa waje kuza mu mwaka wa 496 mbere y'ivuka rya Yesu. Uwo mupapa wariho niwe nakubwiye witwa Gelasius wa mbere, hamwe n'itorero ryariho icyo gihe, bashyiraho gahunda yo kuvuga ngo uyu muhango wa gipagani wajya gukorwa babeshya ngo bari gucleansinga cyangwa bari gucleaninga igihugu, ngo bari kucyeza, kandi barangiza bakica inka, no bakica ihene n'imbwa. Tugaruke mbabwira kandi kantu, ihene n'imbwa ni inyamaswa zisemboriza ubusambanyi, zisemboriza icyaha cy'ubusambanyi mu isi y'umwuka. Buriya n'abantu bakunda kurota cyangwa berekwa, nurota imbwa iri kukurya imbwa zikwizingiyeho, akenshi uzasanga umuntu uri mu byaha by'ubusambanyi arota imbwa zimurya, arota imbwa ihene. Ni inyamaswa buriya zikunda gusambana cyane. No mu isi y'umwuka rero niyo sembole y'izo nyamaswa. Icyaha cy'ubusambanyi gisemborizwa cyangwa se kigereranywa n'imbwa n'ihene. Cyo narimaze kumva yari imbwa, na Bibiliya irayivuga, sinzi rero ko n'impene nayo irimo. Ihene, impene mugani wawe, impene niyo cyane cyane nk'ihene y'ikigabo, niyo bayiretse igakura usanga n'inyama zayo zinuka. Reka byo tubyihorere twe kubijyamo cyane, abakunzi b'agahene batakanga, kandi byose byezwa no gusengerwa, kandi nanjye ndi mu bikundira agahene. Inyama y'agahene iraryoha sinyibabujije, ariko niyo symbole. Ihene ni imbwa mu isi y'umwuka, ni nk'uko inyoni ya Pao isemboriza ubwibone mu isi y'umwuka. Hari utusimba, Pao ni ikinyoni kigira amababa manini. Reka ibisimba bisemboriza ibintu wenda tube tubyihoreye, kuko twibereye kuvuga kuri ibi ngibi bya Saint Valentin. Tuzagira igihe wenda cyo kubivuga, tuvuga ku by'inzozi, tuvuga ku bintu bisemboriza ibyo byose. Sasa rero uyu mupapa arangije hamwe n'itorero rya Katolike ry'i Roma,
babona ko imihango ya gipagani ikwiye gucika mu gihugu cyabo, ahubwo bigasimbuzwa umuhango wa gikristo w'urukundo. Noneho bashingiye kandi kuri Saint Valentin baravuga bati aho kugira ngo hajye hakorwa iyi mihango yo guterekera ngo bari gutanga uburumbuke ngo abagore babyare batababaye beza igihugu, ahubwo uyu muhango ujya uba ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri wo gukwirakwiza urukundo, twibuka Saint Valentin wishwe azira kwamamaza urukundo. Ngaha aho byaturutse bikwira mu isi yose. Wenda ibindi turaza kubivuga nyuma, sinzi niba hari ikindi kibazo kindi gihari. Urakoze cyane mama Fabiola. Umva, ni ukuvuga ngo icyo gihe cy'itariki 14, icyo gihe cyo kwibuka urwo rukundo, uko baserebra ibyo bintu, bo babiserebra bafite icyo bagamije. Ni ukuvuga ngo Saint Valentin rero yahavuye iziramwo kubera uwo muntu yishwe. Yego. Ariko kandi ahantu hagaruka hari akabazo. Ni ukuvuga ngo still Saint Valentin yari ikiri nziza ku bwanje, ntacitwaye, tukiri ngaho yari nziza. Bamaze kuyitira uwo mu Saint Valentin kuko ni umunyarukundo, kandi urwo rukundo rwiwe nta cyaha turiko turarubonamo. Ni urukundo rwo gukunda abantu, ni urukundo ubanza ni rwa rukundo Imana yadusigiye nyene dukundane hagati yacu nk'abana b'Imana. Ndumva aho hantu bikimeze neza. None mwotubarira ni ryari byaje Saint Valentin gahinduka potopoto kabisa, ni potopoto uyu munsi? Mu by'ukuri tugarutse kuri ya Rupercalia yatangiye uriya muhango w'abaroma b'abapagani, kamvuge ngo Roma ya pagani na Roma gikristo. Roma y'abapagani iriya holiday cyangwa se kiriya kiruhuko cyabo cy'uwo muhango cy'iyo mugenzo, nta nubwo byari bishingiye kuri romantic, byari bishingiye gusa ku burumbuke bw'igihugu, kwezi igihugu. None hariko Saint Valentin we tubona yuko ibya gikristo bizi, abakristo nibo bazanye Saint Valentin. Byaje guhinduka rero potopoto mugani wawe gute? Mu by'ukuri urumva ko buri gihe umuzi w'ikintu, fondation y'ikintu aho yubakiye, iyo yubakiye ku kintu cyiza, ikintu kiba cyiza. Urumva ko mu by'ukuri Saint Valentin nubwo yaje izanywe n'abakristo, ariko bubakiye hejuru, basibye, reka mvuge ngo bubakiye hejuru y'imva y'umuhango wa gipagani. Umuhango wa gipagani uri hariya bayubakiye. Saint Valentin mu by'ukuri ntabwo nshaka kuvuga ko ari mbi, nanjye kurwanya, sindi buvuge ngo ni mbi cyangwa ni nziza, ntawe ndi bubwire ngo yiserebure cyangwa wiyiserebura, kuko turaza kureba impamvu bamwe bayikunda bakanayiserebura, turabona n'impamvu bamwe batayikunda ntibanayiserebure. Ikintu cyaje kuba potopoto nuko bumva, hari abantu bamwe bumva ko bagomba kugaragarizanya urukundo ngo kuri Saint Valentin, akumva ko niba batamweretse urukundo kuri uriya munsi wa Saint Valentin ubwo ibikuba byacitse. Umugore akarakara ngo ntiyahawe indabyo, niba ufite fiancé ukamurakarira ngo ntiyagusohokanye, ntiyambaye umutuku, sinzi n'amabara y'imituku aho yavuye, aho ngako nakwenda tuzakigaho nyuma plus tard. Ariko bishobora no guterwa n'ari amaraso yajyaga ameneka, kubera ko kuri Saint Valentin mu by'ukuri hari amaraso yamenetse. Bwa mbere amaraso yajyaga ameneka y'ibitambo, umutuku wundi usemboriza amaraso. Ariko noneho hari n'amafleur rose, akenshi ni imituku, ziriya ndabyo za roza nyinshi ziba ari umutuku. Niba ariyo mpamvu bakunda kwambara imituku, ako ngako nako, cyangwa se wenda n'abadukurikiranye bazatubwira muri komenti aho umutuku wavuye, ariko natwe tuzawuvugaho mu kiganiro kizakurikira. Hanyuma rero hari abakristo bamwe bumva badashobora kwizihiza Saint Valentin. Kubera iki? Kubera biriya twahereyeho, kubera uriya muhango wa gipagani
niho watangiriye, bakumva ko ahari batari comfortable, bakumva ko batari comfortable yo kwizihiza Saint Valentin, yo kuba bakwereka abakunzi babo urukundo kuri uwo munsi, kubera ko iyo tariki igihura no muri antikite, mu bihe byashize, isoko cyangwa intandaro ya Saint Valentin yavuye aho ngaho kuri icyo kintu kibi, bakumva ntibabyizihiza. Abandi bakavuga bati ibi ni ubucuruzi, amaduka cyangwa se abantu bakora amabizinesi yabo baba bashaka kuducuruzamo, bagashaka ngo baducuruzemo. Urabona kuri Saint Valentin hari umukozi w'Imana mperutse kumva ayigishaho, ariko yaratashye, Imana imuhe umugisha, bari mu ijuru, avuga ko kuri Saint Valentin nibuze amaroze agurishwa muri Amerika honyine ari hejuru ya miliyoni 25 z'amanyamerika. Amaroze, indabyo za rose ziragurishwa ku buryo bwose, na amakarte ya Saint Valentin, kwifurizanya Saint Valentin. Ni ukuvuga ngo amabizinesi arunguka pe. Abantu bamwe bakavuga ati mureke ubujura, bari gushaka kuducuruzamo gusa kugira ngo abantu bamwe bakabireka kubera iyo mpamvu. Abandi nabo rero bakavuga ati njyewe nk'uko wari uvuze, Saint Valentin uriya muhango wa gipagani wo ntabwo wari ushingiye kuri romantic, ntabwo wari ushingiye ku kwerekana urukundo, wari ufite ibindi wari ushingiyeho. Saint Valentin, uyu mutagatifu Valentin yarwaniriye urukundo, ashyingira abantu ndetse aranabizira, amaraso ye arameneka kubw'uko yasezeranyije abantu, kandi vraiment cyo nta cyaha cyarimo, ahubwo ariko agwanya icyaha. Arangije anicwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, batangira no kujya bamuselebratinga kuri uwo munsi wa 14 z'ukwezi kwa kabiri, ariho mutagatifu Valentin, bakanakora n'ibintu by'urukundo nk'ibyo yakoraga. Abantu bamwe bakavuga, abakristo bamwe bakavuga ati njyewe niba nereka urukundo umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye cyangwa fiancé wanjye igihe cyose, ese kubera iki noneho iyi tariki nabura kurumugaragariza? Reka ngeze aho ngaho, reka nsome ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 14 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Abaroma ibice 14 turahera ku murongo wa 5 tugeze ku wa 6. Ngiye gusoma. Haranditse ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenya adashidikanya mu mutima we ko urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu. Urya arya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami nawe agashima Imana. Murongo wa 7, nta muntu muri twuriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Kadusimbuke tujye ku wa 14. Ndabizi neza nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko icyo kintu gihumanya niwe gihumanya. Imana ishimwe. Twatangiye tubona hejuru ku murongo wa 5 n'uwa 6 hatubwira yuko ngo umuntu wese urobanura umunsi awurobanure kubw'umwami wacu. Uwubaha umunsi awubahe kuko yubashye Imana. Niba giyewe mvuze ngo uyu munsi wa Saint Valentin, le 14 février, nshobora kugaragariza umukunzi wanjye urukundo kubw'impamvu ABCD. Hano no kuvuga ngo ntakagira ucira imanza. Iyo usomye hasi Paulo yabwiraga aba bantu bahugura, aravuga ngo ntakagira ubacira imanza kubw'ikintu cyari cyo cyose. Ariko nawe ibyo ukora ubikora uvuga ngo ndabikora kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe. Nk'umukristo aho twageze kuri kote ya gikristo, hahandi umuntu yibazaga ngo mbese umukristo akwiye gucelebratinga Valentine's Day. Uyi celebrate, sinzi niba ari no gucelebratinga, hari abayicelebratinga mugani, ndetse bakajya no mu kiliziya, bamwe nk'abakatolike bakajya kwibuka uriya mutagatifu Valentin. Iyo ni
Catholic Church byo nta kibi kibirimo ni wo muhango w'itorero ryabo n'ibyabo. Noneho nk'abatari abakatolike na bandi isi yose nk'uko wabivugaga ikora iby'urukundo kandi ikabikora nabi pe. Bamwe babikora nabi, abenshi babikora nabi. Tugiye kubivugaho rero, ese byagakwiye gukorwa gute? Ese ababikora nabi ni bande, ababikora neza ni bande? Ababikora nabi reka mere kuri aba ni babandi bishora mu busambanye ngo ni Saint Valentin, ngo agiye kugaragariza ngo umukunzi we ngo urukundo, yarangiza ugasanga amahoteli aruzuye, ibyumba by'amahoteli biruzuye, abana b'aba teenagers, abana ugasanga inda zitapangiwe zirabayeho ngo ni Saint Valentin. Ugasanga umuntu asohokanye wenda umukobwa runaka n'umusore runaka ngo kuko ngo ari Saint Valentin, bakoze ibyaha ngo kuko ngo ari Saint Valentin. Cyangwa ugasanga umuntu nibwo umugabo n'umugore basohokanye, ntujye unsohokana na rimwe imyaka urinda ushira utaranegeza kuri Saint Valentin honyine. Okay, acyakora gusohokanye wenda kuri Saint Valentin ariho yabitekereje, wenda ntacyo bitwaye, ariko se wakomeje se ku rwange ruhande. Ababikora neza ni bandi baba basanzwe babikora, yaba kuri Saint Valentin bakabikora, nyuma yaho bakabikora, mbere yaho bakabikora, bakabikomezanya. Uwo mugore n'umugabo bagakomeza bakinjoyinga urwo rukundo, bakarubamo, urukundo rukaba mu rugo rwabo, atari ukuvuga ngo ni kuri Saint Valentin gusa. Kandi nje niho numva ngerageje kwimva, niho numva waba ukurikije umwe Saint Valentin, niho numva wageze mu kirenge ciwe, kuko yagize urukundo. Urwo rukundo niko twabwiza kurugenderamo buri munsi. Yes, urumva nitwa batugize ya tariki ya 14, ni ukuvuga ngo bibaye noneho bibi, kandi kubera ko haracarimo wa muhango mubi umwe wo kuterekera no kugira ibigirwamana, kandi ukabikora donc kuri uwo munsi nyene, kubera ko utakabwirizwa kubikora iminsi yose. Nico wari ushatse kuvuga. Abantu babikora nabi baba bagera ikirenge mu cyuriya mu cyaba abandi bakoraga imihango ya gipagani, yuriya mu priest cyangwa se mutambyi w'imihango ya gipagani wambaraga ubusa akagenda kubita ku bagore bose ngo ari kubaha urubyaro, ngo ari kubaha urubyaro. Yabikoraga yambaye ubusa ko nari nakibagiwe. Ariko ku bantu b'Imana iminsi yari yose, ntekereza ko nge uriya munsi wa Saint Valentin ni nk'uko twibuka ducelebratinga Christmas. Mu by'ukuri ugiye muri Christmas wasanga Yesu ataravutse ku itariki 25 z'ukwa 12. Biriya nabyo bifite amateka yabyo menshi, tuzabivugaho nabyo. Ushobora gusanga Yesu kuri Pasika, kujya kubona kuri Pasika bashyizeho itariki runaka z'ukwezi kwa 4 ngo iki gihe nicyo Yesu yavutse. Amatariki ahora ahindagurika, amatariki ya Pasika ahora ahindagurika. Yesu yavutse ku matariki atandukanye, ariko Bibiliya yatubwiye ngo iki? Ibintu byose tujye tubishyira mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo wubahe umunsi awubahe kubw'umwami we, kandi ntihakagire abacirana abandi imanza ngo kubera ikibariya ngo baselebrating uyu munsi, ngo kuri uyu munsi, ngo kuri uyu munsi, kubera ikibariya basenga kuri uyu munsi. Wubaha umunsi. Niba utoranyije umunsi, utoranye kubw'umwami Imana, utoranye kubwo kubaha Imana. Niba urya ibyo kurya runaka birya ushima, kandi niba bigucira urubanza bireke, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Niba wumva Saint Valentin kuri wowe utayishaka nk'umukristo, nk'umuntu w'Imana, yireke. Ntibizakubuza kujya mu ijuru, ntako uzabukoze. Kandi niba kuwumva hari umugabo cyangwa umugore wumva rwose yagenda akagura udushurwe twiza, kavuga ati mugore wanjye nkuzaniye uturabyo, nkuzaniye akarabyo ka roze, nabo ngaka ndakaguhaye kuri uyu munsi w'abakundana, kuri uyu munsi wa Valentin, nanjye ndakakuzaniye. Umugore wiwe akagatora yishima aseka, akamuha akabizu, akamubwira ati yo nuko mugabo mwiza, akakarabo karanejeje, akakishimira bagaseka. Bitwaye iki? Wenda ni ifumbire y'urugo rwabo, wenda ni ifumbire iri gufumbira urwo rukundo rwabo. Niba ari ifumbire urwo rukundo rwabo, niba biprofite, niba profite iyo occasion yo kuri Saint Valentin, nejo bundi bazabikomeze.
ndashima abagabo n'abagore bajya bahana indabyo atari kuri Saint Valentin gusa. Mbonereho kubwira n'abagabo n'abagore batwumva cyangwa se abasore n'inkumi batwumva ko abagore bakunda indabyo ntibakabikore ku munsi wa Saint Valentin gusa. Uzi iyo umugabo wagutunguye akaguha akarabo akakugurira agafleur atari umunsi wa Saint Valentin, akaza akakubwira ati kuko waraye unejeje mu materaniro y'abashakanye, nuzuye umwuka wera igihe twari turi mu materaniro, ngize indabo ndazikuzaniye. Ayiwe neje agusubiza mu materaniro ngo biraryohera abamama cyane, birabaryohera cyane, ariko n'abapapa rero baba babyungukiyemo. Neje arongera akambwira ati ya materaniro rero twongere tuyasubiremo tugende, noneho uruzura umwuka karindwi. Abagore ni nk'abana rega papa bacu, abagore ni niyo wagenda ugashikuza kamwe gutya ukakamuzana uti nyine ejo buriya kandi ejo hashize ya materaniro yagenze neza, arakubwira ati n'ejo ndayagusubizamo. Ntabwo mugira ibibazo, ariko nyine kubera ibibazo byo mu isi, kubera no kwigana ibi tubona, ubona ko Saint Valentin yabaye ikintu cyo kwiganwa. Hakaba n'abagura izo ndabyo gusa akifotoza kugira ngo abone icyo apostinga, abone icyo ashyira ku masosho media. Abandi nabo ugasanga barigunze ngo nta Valentin bafite, nta Valentine bafite, sinkunzwe, sinagaragarijwe urukundo. Ugasanga hari ingo zimwe na zimwe zigize ibibazo zigasenyuka ku munsi wa Saint Valentin kuko batabahaye indabo, kuko batabahaye amakarita, ariko ntibyari bikwiriye. Iyo bigenze gutyo ni ukuvuga ngo bya bigirwamana ya soko yabyo ibiri kuzamura imizi, ibiri kuzamura imizi. Baba dayimoni batangira bari kuzamura imizi, ariko kuwumva ntacyo bimutwaye, ntacyo bitwaye, kuwaziguze cyangwa utazihawe akumva ntacyo bitwaye, ntacyo biba bitwaye. Kuri jye mbona Saint Valentin wagakwiye kuba umunsi nk'indi, uwuserebura akawuserebura kuko abishaka, ntagire n'umwe abihatira, kandi ntagire n'umwe acira urubanza ngo yawusereburatinze. Ahubwo ni iki cyabaye kuri Saint Valentin? Ese nawitwayemo gute? Ese wubashe ya mana kumwe ryaje mu Imana ndetse kubitubwira? Wubashye ya mana, wakoze ibishimwa n'Imana cyangwa wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka? Ese wakoze nk'ibyo Valentin yakoze asezeranya bariya bafiance, cyangwa wagiye ushyira umubiri wawe mu byaha, umeze nk'imbwa ziri kukurigata cyangwa ihene zindi? Imana idufashe, Imana itubabarire. Dukwiye uriya munsi wa Saint Valentin kujya tuwubaha n'ibyo. Igihe wageze umuntu agatekereza ngo mbese nkwiye kuwitwaramo nte? Nsubiye inyuma gato ndibuka hari umwana w'umukobwa yaraje arambwira, anyita mama, araza arambwira ngo mama, ngo ndumva ngo kankubwira ikintu. Ese ni igishaka kumbwira ngo kuwa gatanu ngo ejo ngo azaba ari Saint Valentin, ngo ariko ngo uyu munsi ngo ndawanga nese uwangira iki? Ngo nuko ngo iyi Saint Valentin igeze ngo numva ndi lonely, donc ngo numva nigunze, ngira ubwigunge. Ese kubera iki? Ngo kuko nta Valentin mfite. Noneho ndaje ndamubaza, none se ntukijijwe, ntufite Yesu? Ufite Yesu, ari we Yesu wundi twahereho tuvuga, kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu Yesu wadukunze, ushatse wajya unibuka urukundo rwe kuri Saint Valentin, kuko hari Valentin wapfuye kubw'urukundo kandi yaruhawe n'Imana. Ushatse mu gihe udafite Valentin ukujyana ngo agutembereze akubwire amagambo y'urukundo, hari amagambo y'urukundo ya Yesu, hari amagambo y'urukundo ya Yesu meza. Kandi niba atanahari, ushobora wowe noneho ubwaho kugira ngo wigunge uvuge ngo nta rukundo, sinkunzwe. Wowe urukundo rw'Imana ruri muri wowe rwereke abantu, kuko hari abantu benshi bakeneye gukundwa, hari abantu benshi bakeneye kugaragarizwa urukundo. Babwire ko bakunda, sura abantu, babwire ko ereka abantu urukundo. Njyewe nimbura unkunda
ahubwo noneho ngiye nkunda abandi mbereke urukundo. Mu by'ukuri icyo navuga kuri Saint Valentin ntabwo navuga ngo ntacyo Bibiliya yabivuzeho ngo tuyiselebrating cyangwa se ntituyiselebrating. Ni nka Christmas. Christmas icyo tuyibonaho cyangwa se ivuka rya Yesu, tubona ko hari abantu bagiye, abami bajyanye amaparufe meza, ishangi n'icyome n'amaturo byo gutura umwami Yesu aho yararyamye mu kavure. Ariko ntabwo tubona yuko yavutse le 25 Decembre. Bibiliya ntacyo ibitwereka hitariki. Ahubwo nabo ngo abagira ubushakashatsi nabo ngo basanze ni kwa kundi isi igenda yivanga mu vy'Imana. Ngo abagize ubushakashatsi nabo basanze iriya tariki nayo ngo ni ya gipagani ubwayo. Ariko kandi icyo twibuka twibuka umukiza kandi arahari we yaravutse. Nubwo utazi iyo tariki yavukiye ko yaravutse, ariko ngo kugira ngo bikunde uwo munsi ube nka celebre ukuntu bafata iyo tariki babishiraho. Ibyo byose rero nibyo ngaruke kuri rya jambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwubaha umunsi uwo ari wo wose awubahe kubw'umwami we. Igihe nugurira indabyo kuri Saint Valentin umufasha wawe cyangwa umutware wawe, umukunzi wawe, domokote ku rwanjye ruhande, nta rubanza, ahubwo ntibirekeraho. Ujye uhora ubikora, ntibibe kuri Saint Valentin gusa, babikore igihe cyose, bye guhagarariraho. Kuko Saint Valentin nta kibi yakoze gusezeranya abantu, nubwo yabasezeranyije akabizira. Yazize urukundo, yazize amahoro. Tumva navuga ngo Imana ibahe umugisha. Sinzi niba hari ikindi kibazo gihari. Umva nukuri ndumva ari ibintu byisiguye kandi byisiguye cyane gose. Hari ahantu nakomeje kwibaza akabazo kuri aho h'impene n'imbwa, nubwo twavuze ngo tuzobyiga ko nyuma. Nje ndi kwiyumvira noneho bariho hantu havuye imbwa kwitaribwa. Hari icyo barahasomye muri Bibiliya. Hari inyamaswa zizira Bibiliya itemera ko ziribwa. Ngira ngo n'imbwa irimo kuko yatuye inzara. Ariko hari murabizi ko hari amatungo inyamaswa Imana yaremye zitaribwa. Ni nk'intare, ntabwo warya intare nubwo hari abantu bazirya. Nubwo tuvuga ngo imbwa ntiziribwa, mu Bushinwa barazirya. Ariko hari inyamaswa zizira n'inyamaswa zitazira. Tubisoma no muri Bibiliya. Uribuka igihe Petero yari ari mu iyerekwa ngo agiye kubona umwenda uraje urimo inyamaswa zizira, harimo imbwa, harimo ingurube, harimo ibintu byinshi mu Bisiraheli byari bibujijwe kuribwa. Noneho ngo ijwi riramubwira ngo bagurye, ngo kirazira. Ntabwo ndi mu Bisiraheli, ntabwo narya ibihumanye. Ngo ijwi riramubwira ngo marayika bamwerekaga ari mwerekwa ngo witute ibihumanuwe n'Uwiteka ko bihumanye. Ariko yashaka kumubwira iki? Nuko yashaka kumutuma ku banyamahanga kugira ngo agende abasengere. Yashaka kumutuma kwa Korneliyo ndibaza. Icyo nacyo ni ikindi cyigisho. Ariko icyo twari dushatse kuvugaho ni kumbwa. Wari uvuze ngo mbese niho havuye ko imbwa itaribwa. Ari aho n'umuntu yavuga n'ihene ko se ihene iraribwa. Ariko nka hano muri Amerika, muri iki gihugu dutuyemo, abenegihugu twasanzemo abenshi ntabwo barya ihene, ahubwo barazorora. Nabo bazorora nk'amapeti yo mu rugo. Nabonye hari abantu bamwe banaziha bibero bakazinywesha amata, zifite n'amaberso. Ihene cyangwa imbwa? Udumpene, impene. Hari abazungu abera bamwe na bamwe bene abantu binaha b'abanyagihugu adashobora kurya ihene. Wanamubwira ngo iyi ni inyama y'ihene akakubwira ati ntibishoboka. Kuri we ayigereranya n'imbwa, ayigereranya n'ipusi, ayigereranya hari abantu bameze gutyo. Ubwo rero imbwa kuri twebwe ntiziribwa, ariko hariho abazirya. Mu Bushinwa bazakiriza umushyitsi w'imena w'icyubahiro, ariko twe ntituzirya. Imana iziturinde. Yego baba Fabiola, turageze ku musozo w'ikiganiro cacu. Ni iki rero uwo tubwirira? Ndumva byisobanuye pe. N'abazoba bafite ikibazo bazokwandika muri comment batubaze
hari akandi kabazo nayo nshaka kukubaza ni sinzi ko barakagize ko icigwa naho aho hantu ho kuvuga ngo bwari uburumbuke ngo ko abantu bavyara eske mwaragize mugerageje kugira ubushakashatsi mwasanze abo uko ivyo bintu byarakora abo bantu baravyara nta muntu yagumba muri icyo gihe cy'abaroma n'uwabaga yaragumbashye ari ingumba yumvaga ko ako kagozi kuba bakamukubise kaje kubikemura n'ingumba yabaga iraho ingumba zahozeho kuva kera n'ubu ziriho zizanakomeza kuko kugeza Yesu agarutse ntabwo twajya ngo tuvuge ngo ntabwo ingumba zabagaho kandi bibigirwamana bigira amaso ariko ntibibona bifite amatwi ariko ntibyumva yari umuhango wa gipagani nta nubwo niyo babyaraga kuko nta mana nzima bari bafite ubukristo bwari butaragera muri Roma niyo babyaraga bibwiraga ngo nicyo kigirwamana cyabahaye kubyara kubera uwo muhango babakoreyeho ariko ntabwo byari ukuri ahubwo yari Imana rurema yabaga yabahaye kubyara bagatekereza ko ari cyo kigirwamana noneho uwabaye ingumba nawe agatinya ko ari uko wenda ako kagozi atagakubisweho agomba kujya kuri uwo mupfumu buri mwaka ngo bamukubiteho kugira ngo azabashe kubyara ariko nibigirwamana bibeshya n'uyu munsi wa none hari abantu bajya mu bapfumu kugira ngo babone urubyaro ngo babahe ngo gutunga ariko biriya ni ubupfumu ni ukubeshya nibigirwamana bitumva bigira amaso ntibireba bigira amatwi ntibyumva bigira amazuru ntibinukirwa bigira umunwa ntibivuga ababyizera ni ubuswa barayobye ahubwo Kristo wacu Imana niyo yonyine yo kwizerwa niyo yonyine yo kwiringirwa nitanga amahoro nitanga urukundo nitanga kubyara itabiguhaye nta wundi wabiguha haleluya wow bene data bakunzi ba warubitse ndumva turangirije ikiganiro cacu kandi nukwindizera ko twagize ibihe byiza niba mutumire wacu nta kindi na kimwe wumva wabiragiye ariko kandi turiteze ko muzogaruka kuko mufite ibintu byinshi kandi abanywanyi bacu bavyandike please muze kutwandikira ibibazo byose mufise n'indi topic yose mwibaza mwumvise ko ari umuntu w'umushakashatsi arinjira ibwina akarondera n'ukuri mutwandikire tuzomubagarukanira Imana ibaha umugisha hama ikintu je numvise nuko dukwiye urukundo rwa mbere n'urukundo Imana yadukunze yo yaduhaye umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizeye bose niwo Valente niwe yari yarizeye ni ukuvuga ngo nigo rukundo nawe ntabwo rukundo ntabwo ari kuronka yetaba Imana nawe yatanze umwana kubwiwe umwana wayo kubwiwe rero muze twizihiza urukundo rw'Imana ibindi byose mwumvise ko nuguhahira umuyaga Yesu abahezagire amen mwakoze cyane Imana ibaduhere umugisha murakoze namwe mama Sandrine ndumva nta kindi narenzaho twabivuze bihagije ahubwo nibwirira abagabo n'abagore ngo murusheho gukundana tugere ikirenge mu cya Kristo kandi gukundana ni wo murimo w'Imana wa mbere burya umugabo yakunze umugore we ngo aba yikunze ubwe kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo bagabo bakunda abagore babo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryiyegereza akaryeza ridafite ikizinga umugore yezwa n'umugabo we kandi umugabo yezwa n'umugore we mu gufashanya mu gukundana niho twezerezwa niho twegerana tukubaka ingo nziza ingo z'amahoro kandi ku rubyiruko mukiri batoya girlfriends boyfriends nukuri byo mubihagarike mubane nkuko Valente yashingiye bari abantu nubwo abikoze mu ibanga namwe mushaka abakozi b'Imana babasengere niba mudashaka n'imihango ikomeye yo gucelebratinga bikomeye babasengere babahesha umugisha niho hamagara pasiteri wawe cyangwa padiri yagusange wawe akagusengera ukaba mu rugo rw'amahoro rutari mu ibyaha mukabana amahoro mukabana nk'umugabo n'umugore kuko nibyo mukora nibyo abagabo n'abagore Imana ibaha umugisha turabakunda bye bye shalom bye naho utaha bye What do you mean?